Mwaramutse neza aho muherereye hose, amahoro y'Imana bane namwe, igitondo cyiza cy'umugisha ku babyutse, umunsi mwiza ku bawusanzwemo, n'umugoroba mwiza ku bagiye kuryama. Ndabashimiye mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi ku biganiro bica no kuri Nelia TV1. Tudatinze rero tugiye kubagezaho amakuru cyangwa se bamwe mu bahanzi bazitabira ibitaramo bya MTN Wacu na Muzika nk'uko bisanzwe biba buri mwaka. Wakwibaza ni bande bazabyitabira, kubera iki, mu babihozemo ni bande babirimo, ibintu nk'ibyo. Ariko tutaratangira kuri ibyo bintu, reka manze mbabwire, harimo aba Legend Riderman, ni umwe mu bazitabira bino bitaramo. King James, abo ni abazitabira bino bitaramo. Harimo Ariel Ways, Juno Kizigenza, Neri Ngabo, Kivumbi King. Abo ni abahanzi bazitabira ibitaramo bya MTN Wacu na Muzika Festival. Ngaho rero tutaratangira, wowe utarakora subscribe, nicyo gihe ngo ukore subscribe. Nawe wayikoze warakoze cyane, ni inkunga ikomeye, niyo nkunga nkwifuzaho, narabikubwiye. Ni ukuri kubikora, ni ukudushyigikira, ni ukunshyigikira, kandi ndabashimira pe, ndabashimira. Nawe utarayikora uhakanze ntacyo byaba bigutwaye, niyo nkunga yawe. Ngaho rero reka tubane muri kino kiganiro cya none kigaruka ku bahanzi batandukanye bazitabira MTN Wacu na Muzika. Ariko mu nkundire duhere ku muhanzi witwa King James. King James ni umuhanzi wo mu Legend, wubatse izina rikomeye cyane mu muziki wo mu Rwanda. Ni umuhanzi wamamaye guturuka mu myaka ya za 2008. Uyu King James yazamukanye n'abahanzi bakomeye cyane kandi bagize uruhare runini muri uyu muziki. Abo bahanzi barimo Riderman, harimo Tom Close, Jay Polly, rest in peace again, harimo ba Meddy, The Ben, ni benshi bo muri bikijya gihe, Princess Priscilla, abahanzi yazamukanye nabo kuri ntabwo mbibuka, ba Kitoko, kuko abenshi hari abatagikora umuziki, ariko kandi muri icyo gihe kabisa bari bayoboye umuziki wo mu Rwanda, barawutumbagije. Bari abahanzi bazamukanye imbaraga, bazamutse ibyo barimo babikunze. Ubwo ndavuga Meddy na The Ben na Tom Close, King James, Urban Boys, Dream Boys, harimo Riderman, mu Bisumizi harimo Tuff Gang. Ni benshi n'abahanzi mu by'ukuri bagize uruhare runini cyane muri uyu muziki wo mu Rwanda. N'abahanzi bari bafite igikundiro n'indirimbo nziza cyane pe. Muri ibi minsi nibwo maze iminsi maraye indirimbo za kera. Ni ukuri hari indirimbo wumva ukavuga uti igarutse nona hakaba amarushanwa, iyi ndirimbo yatsinda pe. Hari indirimbo maze iminsi numva ya Meddy na Kitoko yitwa Sibyo, indirimbo nziza cyane. Hari indirimbo mu Mutashye, hari indirimbo nyinshi pe kandi nziza. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo nziza abahanzi bagiye bakora. Ibyo twe kubitindaho rero, nashaka kubabwira uburyo ki uyu King James ari mu Legend kuva muri icyo gihe, mu mwaka w'ibihumbi 2008 gutyo, ukazamuka kugeza no kuri uyu munota, no muri iki gihe muri 2025. Ni umuhanzi kabisa uri ku rwego rwiza, ugikora, ufite indirimbo nziza kandi zikundwa. Akaba ari umuhanzi waranzwe cyane n'indirimbo z'urukundo, bamwe bigeze bamwita ko ari umwami w'imitomo. Ibyo tubiho rero niwe King James. Ariko hano ikintu nagira ngo tumuvugeho, umunyamakuru wo ku Nyarwanda yamubajije ati King James, abafana bakuntumyeho barambwira ngo baze kino kibazo, harabura iki ngo ube washaka umugore? Yabanje kujisha ati ibyo muvuga ntabwo nsobanukiwe neza, kuko barambwira ati harabura iki ngo ube washaka.
ati sinashaka iki ko numva ntasobanukiwe. Nibwo wese wabisobanura neza ati harabura iki ngo ube washinga urugo ube wazana umugore cyangwa se ukubaka nawe umuryango wawe bwite. Abiseka cyane yabasubije ati igihe nikigera muzabimenya, iki si cyo gihe, ntabwo igihe kiragera, ati igihe nikigera nzamushaka. Aramusubiza ati ko King James ufite amafaranga, ko n'igihe kigeze ko atakuvuga ngo uracyari umwana mutoto, ko amafaranga yabonetse. King James arabura iki? Arasubiza ati iki si cyo gihe, igihe nikigera muzabimenya. Yabivuze aseka, barongera bamaze se byibuze ufite umukunzi. Nabyo mu kubiseka cyane ati reka nabyo mbe mbicecetse, igihe nikigera nawe muzamumenya cyangwa se nabyo muzabimenya. Mu by'ukuri King James ashatse gutangaza ko atari cyo gihe, igihe atari iki ngiki cyo kuba yakora umuryango cyangwa se yashinga urugo cyangwa se kuba yarongora. Yagaragaje ko igihe atari iki ngiki, kandi koko nta mpamvu yo kumuhatiriza. Buriya ibintu byo gushinga urugo aba ari ibintu byo gukora umuntu abyitekererejeho ubwe, nta zindi mbaraga zimufosinga, nta yindi puresha, nta kuvuga ngo agendeye ku gitutu cy'abantu uko abantu babyifuza. Birashoboka ko umubona ko akuze, ariko we mu ntego yihaye, we nawe ati nzazana umugore ufite imyaka wenda 45, 50. wari akabona iyo myaka atarayegera, kandi avuga ati ngewe nzinjira mu rukundo, nzakundana n'uwo nzahita ngira umugore. Usibye ko muri ibyo by'urukundo yagiye avugwa mu rukundo rutandukanye nka Princess Priscilla, ntekereza ko banakoranye indirimbo muri icyo gihe cyabo cya za 2008 9 gutyo, bari abantu bavugwa mu rukundo we na King James. So uyu rero King James kuba yatinda gushaka, njye numva atari ikintu abantu bagize ikibazo, kuko kubaka urugo buri wese ararwiyubakira. Birashoboka ko umuntu ashobora kukugira inama akubwira ngo uzana umugore, ubaka, rongora, byara, ariko mu by'ukuri aheruka akugira izo nama, aheruka bikubwira iyo igihe kigeze ngo wubake urwo rugo, urwubaka wenyine, ibibazo uhura nabyo wenyine. Mumbare dufate urugero gato cyane ku muhanzi twese twemera dufana, Nemeye Platini. Mwibaze ko ari uko ndayarongoye ku mahitamo ye, iyo aba ari nk'inama yagiriwe cyangwa se nk'igitutu cy'abantu. Ubu mu by'ukuri ntabavuga ati mwaranshutse, abavuga ati mwaranshutse, mwarampemukiye. Ariko King James waratuje, ntabwo ngo nakomeza atuze, igihe azumva igihe kigeze azarongore. Nimba igihe kitageze nta birenze, ibyo tubiveho. Kari agaciro ko kuri King James. Icyo nababwiraga ni uko ari umuhanzi uritabira Iwacu na Muzika Festival. Ibyo bitaramo ni ibitaramo bimaze igihe bikorwa n'abarimo Bruce Melody, Bwiza, n'abahanzi benshi batandukanye bamaze igihe babikora, ariko kuri iyi nshuro hagarutsemo King James. Muramubona, ni umwe mu bagarutse muri biriya bitaramo. Si King James gusa, hajemo abandi benshi cyane bazitabira ibyo bitaramo. Harimo Ariel Ways, nawe ni umwe mu bazitabira kiriya gitaramo. Mu gihe umukobwa witabiraga kiriya gitaramo yari Bwiza. Bwiza niwe mukobwa wari umaze imyaka myinshi yitabira biriya bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika, ariko abategura ibitaramo ngewe nanabashimira. Ubundi kubera iki mukoresha abantu bamwe kandi n'abandi bose bafite impano? Nimba wenda nta yandi mananiza abirimo cyangwa se ikindi kintu kibirimo gituma wenda mudakorana n'umuhanzi runaka, njye numva ko uku kubahindura njye nabikunze, kuba wakoresha n'abandi, sibyo? Nese wa mugani ko Bwiza hano hose yahazengurutse, ubwo yari kuza avuga iki? Rega icyo mugene mwe nakireba ko indirimbo ze yazisharinze ku bafana be muri ibyo bitaramo. Cyari icyo gihe rwose njye aka kantu nabonye ari sawa, kuba mwashyiramo n'abandi nabo bagasusurutsa abafana babo, bakanezeza abakunzi babo, nabyo ndumva ari ibintu byiza. Ariel Ways rero niwe mukobwa uzitabira
bino bitaramo si Ariel Ways gusa kandi ntekereza ko Ariel Ways ni ubwa mbere yakwitabira kino gitaramo cya MTN Iwacu na Muzika Festival. Nawe agiye kwigaragaza mu turere twose uko ari 30. Ntabwo ari Ariel wenyine, harimo n'abandi benshi. King James namubabwiye, na Ariel Ways, King James, hakaza uwitwa Juno Kizigenza, muramubona Juno. Hari abantu babonye Juno Kizigenza ari kumwe n'uyu Ariel Ways bagira ngo basubiye mu rukundo. Usibye ko nasubiyemo nta nicyo byaba bitwaye, ni agakupure kabaye keza mu gihe cyako. Abantu barabikunze, ariko ntabwo bari mu bya couple, ntabwo bari mu by'urukundo, ahubwo bari muri iyi mishinga cyangwa se muri iki gikorwa cyo bari bagiye kwitabira press conference cyangwa se inama itegura bino bitaramo. Inama itegura kino gitaramo niyo bari barimo. Ngo Juno Kizigenza rero nawe ni umwe mu bahanzi bazitabirira irushanwa, muramubona. Nawe ni ku nshuro ye ya mbere mu turere dutandukanye. Abakunzi babo muzabakire pe, nk'uko azabaje kubataramira ngo babahe ibyishimo, namwe azaba ariko mubigenza. Mubishimire kandi munabakire, birumvikana. Juno Kizigenza rero ni umuhanzi ufite izina rikomeye muri uyu muziki, ufite igikundiro kitari gikeya, ufite ndetse n'umufana. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye nziza cyane, harimo Ndizezenge, ni nyinshi ntabwo wazivuga ngo zivemo, gusa ni indirimbo yagiye akora nyinshi cyane kandi zakunzwe, indirimbo nziza cyane. Umuhanzi ufite ijwi ryiza, ufite ukuntu yisekera n'inyinya yifitiye. Yasetsa benshi bavuga ko ari umuhanzi usa na Nishimwe Naomi. Bavuga ko ari musaza wa Nishimwe Naomi, baseka kimwe, bose bafite inyinya. Ako karagaciyemo. Uyu rero Juno Kizigenza nawe ni umuhanzi utari mutoya muri uyu muziki. Ni umuhanzi ufite indirimbo nyinshi kandi nziza, kuko n'abagerageje gukora urutonde rw'abahanzi 10 ba mbere bakunzwe cyangwa se bafite abafana, uyu Juno Kizigenza aza mu bahanzi bafite abafana cyane, ko we yagaragaye afite n'umufana wamwihebeye. Uwo nta wundi ni Joyeuse, wanaje kwita izina rya Joyeuse wa Juno. Uyu Juno rwose yagaragaye afite abafana bamukunda, bamwihebeye nka Joyeuse. Joyeuse mwese muramuzi. Joyeuse yatangiye ari umukozi wo mu rugo, ntabwo mbizi nimba ariko kaza gikora, ariko ni umwe mu bantu bari barihebeye Juno ku gipimo cyo hejuru. Handi yaje no kongeraho izina rye, yitwa Joyeuse wa Juno. N'ubu ngubu yabaye umusitari, ni umuntu wamamaye, uzwi nka Joyeuse wa Juno. Uwo yari Juno Kizigenza, nawe umwe mu bazitabira ririya rushanwa. Yari Juno Kizigenza umwe mu bazitabira biriya bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika. Nguyu rero, ibyo nibyo nari muvuzeho, ariko ntekereza ko abantu benshi mumuzi. Nta muntu utamuzi ukurikirana umuziki, kuko ni umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zakunzwe n'urubyiruko, zikundwa n'abamama, abapapa, abasaza, abakecuru. Ni indirimbo zakunzwe hirya no hino ku isi. Akaba yarahitinze cyane cyangwa se yaramamaye mu rukundo we na Ariel Ways. N'abantu bamenyekanye mu rukundo cyane, bakoranye indirimbo zigiye zitandukanye zirimo Away. Yabaye couple yavugishije abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yabaye couple abantu bakunze ari benshi, kandi bagiye no gutandukana. Baratandukana, nubwo batandukanye mu buryo burimo discipline, ariko kandi bakoresheje indirimbo babwirana, umwe abaza undi, undi asubiza undi ati wagiye vuba, undi ati uracyankunda, undi ati urankunda, undi ati you should know. Ni indirimbo nyinshi bagiye bakora kubona neza ko umwe ari gusubiza undi ku bigendanye no gutandukana kwabo. Hakaza mu legend wubatse izina, umuhanzi wiyubashye cyane, umuhanzi Riderman Rairezo. Umuhanzi utuje pe, ufite ukuntu yicecekeye. Ntekereza ko Riderman ari we muhanzi tutarumva mu matiku. Ubundi usibye ibyaje ubu, aba bahanzi b'aba legend pe, nta muhanzi wari warakaje ngo avugwe mu matiku, usibye ibintu byahagurukijwe na Bruce Melody yibasira Meddy na The Ben.
ariko mu by'ukuri reka mbyitone ngo poromosiyo. Iyi poromosiyo y'aba bahanzi bahagurutse za 2008 ni abahanzi bafite disipurine wagera kuri uyu Riderman vraiment ni abahanzi bafite disipurine, bafite umuco n'indangagaciro. Uko bazamukanye yaba Tom Close, ntekereza ko nta muntu urumva Tom Close avugwa mu bintu bitari sawa. Butera Knowless, ni benshi pe, sinzi ntabwo nabavuga. Even na Tuff Gang, bari abahanzi bo muri Tuff Gang nabo ba Bulldog, mubona ko ari abahanzi biyubashye pe. Iyi poromosiyo y'aba bahanzi yari ifite abahanzi bakora ibintu byiza cyane, indirimbo nziza cyane zakunzwe, kandi abahanzi bafite igikundiro. Ubona ko mission yabo ari ukunezeza abanyarwanda cyangwa se kuzamura umuziki wo mu Rwanda. Nta competition bari barimo, nta kiniki kabisa. Urebye ba Dream Boys bakiriho, Urban Boys bakiriho, kandi nubwo banasenyutse. Twafata urugero nko kuri Safi Madiba wenda usibye ibibazo yaje kugira mu rushako cyangwa se byo gutandukana n'uwo bari barashakanye, ariko muri uyu muziki nta muntu wazamutera ibuye. Even Platini nawe yarakomeje umuziki we, ariko nta muntu ushobora kuza ngo agire ikintu amuvugaho. Mbese ibyo nari mbivugiye aba bahanzi b'aba legend pe, twabwira ngo respect kuri bo. Ubwo ibyo nimbabwiye mbere yuko navuga kuri Riderman, nimvuze kuri iriya poromosiyo yabo. Bari abahanzi beza pe, bashoboye, bakora, b'abakozi, kuko baririmbye indirimbo nyinshi cyane kandi zagiye zikundwa n'abatari bakeya. Kandi na n'ubu nk'uru Riderman ni umuhanzi wo kuva muri icyo gihe na bugingo ntekereza ko ari we muraperi wa mbere, nta wamuhiga usibye wenda ibi by'umufana ba Bushari n'iki, ariko nabi iyo ubarebye uba ubona neza ko harimo ikinyuranyo kinini. So uyu rero Riderman nawe ni umwe mu bahanzi bazitabira ibitaramo bya Iwacu na Muzika, kuri disipurine ye, ku gutuza kwiwe, umuraperi mwiza cyane. Abahanzi ntabwo wabona ukuntu bavuga, bano bahanzi bo muri biriya bihe pe, ntabwo wabona ukuntu bavuga, ntabwo wabona ukuntu bavuga ugiye kubavuga uko bakabaye. Mu by'ukuri bafite ibigwi, bagiye batwara ibihembo bitandukanye za Primus Guma Guma. Nibo bahanzi bagaragaye barimba indirimbo ziyubashye zitarimo ibishegu, mbese ntabwo bashatse kwamamarira ku bintu birenze cyangwa se ngo bazamukire ku byica izina ryabo. Riderman wa kera wa Demi Witi na niwe Riderman wa 2025, kandi ugikora, wubatse umuryango mwiza, ufite urugo rwiza cyane, kandi ukurikirana ibikorwa bye umunsi ku munsi, ndetse n'ibikorwa bya muzika bigakomeza, ntabe yabihagarika, agakomeza agashimisha abafana be. Ahubwo mugende kuri channel yiwe, murebe indirimbo ziwe, mwongere mumushyigikire. Abatarakora subscribe kuri channel ya Riderman, nababwira ngo nicyo gihe ngo musure ibikorwa byaracyakora, indirimbo nziza cyane zirimo ubutumwa. N'umuraperi mwiza pe, wo mu Bisumizi, n'umuraperi mwiza. Uwo nawe akaba ari umwe mu bazitabira biriya bitaramo. Muzamwakire mu turere twose, muzamwereke igikundiro, muzamushyigikire, mugire vibe, mwishime, mbese nk'uko azaba yaje kubataramira namwe muzamwereke ko muhari. Ngaba rero abahanzi bazitabira ibyo bitaramo. Kivumbi King muramubona, Neri Ngabo nguwo. Neri Ngabo rero nawe ni umwe mu bahanzi bazitabira kiriya gitaramo. Ni umuhanzi ufite igikundiro, ubarizwa muri Kina Music, niho abarizwa, niyo label abarizwamo. Akaba ari umuhanzi ufite indirimbo nyinshi cyane kandi nziza, indirimbo zakunzwe n'abatari bakeya. Urampagije, za DJ Hello, Sawa, n'indirimbo nyinshi cyane. Ntabwo nazivuga ngo nzivemo, gusa icyo nzi cyo ku bakunzi be ndetse no ku bafana be nuko indirimbo ze muzizi cyane. Ni indirimbo nziza pe, ni indirimbo utajya uhaga kumva, urayumva ukayisubiramo. Nuko kuri ubu ngubu abantu bisobanukiwe, ariko ari buri cya gihe agira indirimbo umuntu atatinya kwitabiraho.
nka kwa kundi kera twitabiraga ku ndirimbo, sibyo ko n'ubu biriho, iyo wakunze indirimbo uyitabiraho, ariko nawe ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo nziza cyane, nawe ni umwe mu bazitabira kiriya gitaramo. Ni abafana be ndetse n'abakunzi be muzamwigaragarize, mumwereke urukundo, ni mu turere twose uko ari 30, hose bageramo, ahibanze niyo batahageze hose, ariko ahibanze barahagera. Nk'aho uturere dushobora kuba twahurira twose icyarimwe, urugero niba bagiye nka hariya i Rubavu, turiya turere twose dushamikiye kuri Rubavu cyangwa se dukora kuri Rubavu, bashobora kuba bakwitabira ibyo bitaramo. Nguko ngayo Neri Ngabo nawe ni umwe mu bantu bazitabira ibyo bitaramo bizaba biri kuba bya MTN. Murabizi ni igitaramo kiba ari cyiza gishyushye, nawe ni umuhanzi mwiza umaze kubaka izina, umaze gukomera, nawe ufite abafana batari bakeya, uwo nawe ni umwe mu bazitabira ibyo bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika. Hanyuma rero ngo Kevin Kade nawe ni umwe mu bahanzi. Kevin Kade nawe ni umwe mu bahanzi bazitabira kiriya gitaramo. Nk'uko mumubona rero, nawe ni umwe mu bahanzi bafite igikundiro cyinshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, umaze iminsi mu bitaramo muri Uganda, aho yari kumwe na The Ben mu gitaramo cyiwe. Yagaragaye yambaye neza cyane, murabyibuka yambaye imyenda myiza cyane itukura. Bagirije performance nziza kuri stage, yari kumwe ubwo ni Kevin Kade, Element ndetse na The Ben. Igihe baperformingaga indirimbo yabo Sikosa, ni indirimbo yahagurukije abagande bose muri rusange, barayishimira, barayikunda. Wabonaga ko bafite vibe, wabonaga ko Kevin Kade afite umufana, yagaragaye abyina mu buryo yabyinagamo byatangaje abantu benshi, kuko mu kubyina ko yarabyinnye asoza abyina, nimba twavuga ngo yikubita hasi, ariko ni mu mibyinire, ntabwo yaguye hasi kubwo ng'impanuka cyangwa se ngo arahaguye, wapi, ni uburyo yabyinagamo, abyina nikubita hasi, arakomeza arahatwika, nyine harashya. Uwo nawe rero ni umwe mu bahanzi bazitabira kino gitaramo. Urabona neza ko iki gitaramo kizaba gishyushye pe, kuko gifitemo abahanzi urebye nakwita ngo ni ingeri zose, aba legend, aba senior, hakazamo n'abahanzi ntabwo nabita batoya, kuko nabo bamaze kugira izina rikomeye hano muri uyu muziki, ntabwo nabita batoya. Ariko kandi nanone bari kumwe n'aba legend nka Riderman na Riderman ndetse na King James. Nanone ntabwo twavuga ko ari bamwe cyangwa se bafite izina ringana cyangwa se bafite ibikorwa bingana, gusa hano icyiza cyabyo, buri wese aba afite umufana wiwe, buri wese aba afite n'uburyo akoramo, kandi buri wese aba afite n'ukuntu aririmbamo. Rero uyu Kevin Kade nawe ni umwe mu bahanzi bazitabira biriya bitaramo. Murabona ko ahantu hazaba hari show, ahantu hazashya, wa mugani wa bubu. Murabona ko ibintu bizaba ari sawa kandi bizaba ari byiza cyane. Muzabagaragariza urukundo, bazababone, mubabone. Nababwira ngo rero muzitabire mubikunze, mbese bizabaryohere, bizababere byiza. Nabasoza mbashimira mwe mwese twabanye, mwakoze kubana natwe, mwakoze kubana nanjye muri bino biganiro. Nababwira ngo Imana nibishimire, nimba wabikunze kora share, n'abandi babirebe, usige like, then usige na comment. Nakubwira ngo naho ubutaha. Kivumbi King nawe ariko arimo, Kivumbi King nawe arimo. Kivumbi King nawe ni umwe mu bahanzi bazitabira kiriya gitaramo, muramubona. Nawe ni umuhanzi umaze kubaka izina rikomeye, kuko muri top 10 nawe azamo mu bahanzi 10 ba mbere bakunzwe n'abantu benshi cyangwa se n'abantu bagiye batandukanye. Uyu Kivumbi King azamo mu ndirimbo nyinshi yagiye akora zitandukanye bakunze. Ibaze mbyutse ngasanga uruwanjye nahava niyahura. Okay, afite indirimbo nyinshi cyane zakunzwe, zikundwa n'abantu benshi batandukanye, batari bake. N'umuhanzi ukunzwe pe, n'umuhanzi ukunzwe nawe kuri iyi nshuro aritabira biriya bitaramo bya MTN. Njye navuga ngo MTN yabipanze neza pe, yabiteguye neza, yashyizemo abahanzi. Urebye njye navuga ko yakoze ku ngeri zose ugereranyije, ntabwo yibanze ku bantu bamwe,
kandi ikindi cyiza ababibayemo nta n'impamvu yo kugira ngo ababe babigarukamo, kandi n'abahanzi bahari, kandi wa mugani se nimba Bruce Melody abimazemo igihe ko yadutaramiye, nibareke dutaramirwe n'abandi nabo baduha ibyishimo. Murumva ko MTN yabipanze neza pe. So naringize ngo mbasezere mureke tugarukira ahangaha ibiganiro byo kuri Nelia TV1 nakagaruka nababwira ngo ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye, n'ukuri mukore subscribe pe, murebe ibi biganiro, kandi nimba wafunguye iki kiganiro ujye ukireba cyose kirangire, nimba wafunguye ikiganiro ujye ureka kirangire ukirebe cyose, nibyo byiza kuko iyo urebye akantu gatoya uba utwaye amakuru atuzuye, kandi umuhanga yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, amakuru azana buri kimwe, binatera ibyishimo mw'abantu mwe tukarelagisa. Navuga ngo rero mwakoze kubana natwe, Imana nibarinde kandi nibishimire, ndabakunda cyane. Kora share, ukore like, usige comment, by'umwihariko ukore subscribe. Navuga ngo ndabakunda cyane, ariko wowe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe, uri umuntu w'umumaro, warakoze cyane. N'abandi mwakora subscribe nimba ntacyo bibatwaye, cyane ko ntacyo bitwaye, kandi ni nayo nkunga mba mbifuzaho. Ndabakunda cyane, naho ubutaha.